Hello beautiful people, nongeye kubaha ikaze kuri Behind Words Series. Ndabashimira mwese abantu mwakoze subscribe ndetse nawe mushyashya ngo ikaze. Icyo wakora no gukora subscribe ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi igihe cyose dushyizeho iyindi nkuru. Ndabashimira cyane kandi ndabibutsa yuko umwanya wanyu ari ingirakamaro kuri twebwe. Turabakunda cyane mwakoze guhitamo Behind Words Series. Reka rero nkugezeho inkuru y'uyu munsi kandi nizera ko ari inkuru uri bukunde, ari inkuru y'ubuhindure byinshi mu buzima bwawe bwa buri munsi. Let's get started. Reka tutangire inkuru yacu hano muri uyu mujyi bita Bafo. Hangaha hari umukobwa w'abaganga, umukobwa mwiza cyane, umukobwa bose batangariraga. Uyu mukobwa nta muntu wari uzana yaturutse, nta muntu wari uzi mama we, nta wari uzi papa we, ndetse n'ahahise he. Ariko ubwo abagabo bamukubitaga amaso, bose bibagiye kumubaza ibibazo. Uyu mukobwa yitwaga Kemi, kandi uyu mukobwa Kemi yari mwiza. Uyu mukobwa arafite uruhu rwiza cyane, afite amaso meza, ariko mu by'ukuri no mukobwa ntabwo yari afite ubwiza gusa. Ntabwo ari ubwiza bwatumaga aba bagabo bamubona bagahagarara bakamwitaho cyane, ahubwo yari afite ishanga yabaga yambaye. Uyu mukobwa yari afite ishanga rinini cyane rikoze mu masaro. Mu by'ukuri umwana w'umukobwa uko yari ateye byatumaga imitima y'abagabo itangira gutera cyane, ariko hari impamvu yatumaga imitima yabo ishiduka igashidukira uno mwana w'umukobwa. Kuna aba bagabo bamubonaga bakumva bafite feelings badashobora gusobanura. Aba bagabo rero bo muri uyu mujyi wa Bafo bakunda kuvuga ko uyu mukobwa, bagatangira bakavuga bati uyu mukobwa ninde, uyu mukobwa ni uwahe. Ariko muri aba bose ubwo babazanyaga nta n'umwe wari ufite amakuru y'uyu mukobwa. Icyo bari bazi kuri uyu mukobwa ni kimwe cyonyine, bari bazi ko uyu mukobwa nta muntu n'umwe ugendana nawe cyangwa usukundana nawe. Rero ibi byatumye abagabo batangira kumuhiga, batangiye kumva muri bo byanze bikunze hari ugomba kumutsindira. Batangiye kujya bamushukisha amafaranga kugira ngo bamwimpressinge. Uyu mukobwa rero akibona ko abagabo bamushaka cyane, yatangiye kujya basekera ndetse yarabarekaga bakaganira, ndetse rimwe na rimwe akanabareka bakamujyana muri club bakamusohokana. Abagabo bose bamusohokanaga bamuhagana ubutunzi. Yari afite itegeko rimwe, icyo abo bagabo bifuzaga gukorana nawe icyo ari cyo cyose. Ntabwo yifuzaga ko hari umugabo n'umwe ushobora gukora kuri weste ye, ku ishanga rye, ndetse ntabwo yifuzaga umugabo wavuga ngo nakurimo iyo shanga yabaga yambaye. Buri gihe iyo bashakaga kuryamana nawe yarababwiraga ati nta kibazo, ariko ugomba kubikora ariko nambaye rino shanga, ntabwo ugomba kurikuramo. Abagabo rero baje kwemera yuko uno mukobwa icyo yakorana nabo cyose agomba kuba yambaye rino shanga. Ntabwo bigize bamubaza ibibazo byinshi cyane, ndetse ntibigize bagira intekerezo za kabiri ngo batekereze kabiri impamvu uno mukobwa adashaka gukura muri rino shanga. Kubera yuko igihe cyose umugabo yabaga yegereye umukobwa Kemi, ubwenge bwe bwahitaga bugenda. Ahangaha rero niryo kosa babaga bakoze. Ahangaha rero batangiye kujya bakurikira uno mukobwa, ariko bafite ubugumyi muri bo. Ntabwo bari bazi yuko bari kujya mu kuzimu. Yari umugabo wa mbere wabashije kugwa mu mutego w'uyu mukobwa. Uyu mugabo yari umukire cyane, yari umucuruzi hano muri Bafo. Uyu mugabo yari afite shop nini cyane. Ahangaha abantu bose bari bazi yuko umugabo ari umugabo w'umukire cyane, ariko umunsi yabonye umukobwa Kemi, ubukire bwose bwahise buta agaciro. Uyu mukobwa rero rimwe ubwo yacaga ahangaha kuri shop y'uyu mugabo, amaso y'uyu mugabo yaramukurikiye cyane, umutima utangira gutera. Uyu mugabo igihe yari amaze cyose ahangaha yari atarabona umukobwa mwiza nk'uyu nguyu, ndetse no mu buzima bwe bwose ngo yari atarabona umukobwa nk'uyu nguyu. Umugabo yatangiye kwibwira muri bati uyu mukobwa ngomba kumutsindira. Nuko muri iryo joro yaje gufata abantu baramukurikira, babona aho uyu mukobwa ataha, ndetse abaha amagifts, abaha impano zo kumushyira. Ariko ubwo bazijyanaga bazishyira undi mukobwa, Kemi yarabwiye ngo nibazisubizeyo, yarazanze. Uwo munsi wa kabiri nabwo yohereje izindi gift nyinshi, ndetse n'undi munsi arazohereza, ariko Kemi yarabyanze. Uyu mugabo atangiye kubura amahoro muri we, yatangiye kubura ibitotsi, atangira kubura apeti. Mu by'ukuri ubwonko bwe bwose bwari buri muntu w'umukobwa, ishusho y'umukobwa.
nuko rero uyu mugabo yaje gufata umwanzuro ajya kwirebera uyu mukobwa. Nuko akihagera aramubwira ati Kemi, ndashaka nguhe buri kimwe cyose nkunze ariko basi unyemere. Nuko Kemi arangije aramwitegereza, ushaka kumuha buri kimwe cyose? Ahangaha yaramubajije. Umugabo ati anything, ndashaka kuguha buri kimwe cyose. Nuko Kemi arangije aramwegera amufata ibiganza, intoki ze zari zoroshye cyane. Aramubwira ati none njyana mu rugo iwabo. Tari ako kanya umutima we watangiye gutera cyane. Arangije afata uyu mukobwa ahita amujyana ku nzu yaho yabaga. Ahangaha yari afite inzu nini cyane, inzu nziza cyane, yari inzu ihenze muri uyu mujyi. Muri iryo joro bararyamanye, uyu mugabo atangiye kumva afite ibyishimo byinshi cyane muri we. Nuko Tari arangije afata kuri rya shanga rye. Umugabo atangiye kumva ukuntu umubiri w'uyu mukobwa woroshye, ariko akirikoraho yumvise hari imbaraga zidasanzwe zimufashe. Ntabwo ashobora gusobanura ibyari bimubayeho. Nuko arangije abwira uyu mukobwa ati kuramo iri shanga. Kemi araseka, amaso ye yari meza cyane. Aramubwira ati oya. Aramubwira ati iyo nambaye iri shanga numva ndyohewe cyane. Tari rero yaje kugwa mu mutego ahangaha. Ntabwo yigeze amubaza ibibazo byinshi, irari ryamuhinduye impumyi. Umuhungu rero yahise amwegera. Umuhungu rero byarangiye aryamanye n'uyu mukobwa yambaye iri shanga. Uyu musore Tari akimara kuryamana n'uyu mukobwa, ntabwo yari azi ko ari ryo joro rya nyuma yari aryamye muri iyi nzu ye. Mu gitondo cyakurikiyeho icyorezo cyaramwatatse. Mu gitondo umuriro watatse yawe house ye. Umuriro wari mwinshi cyane mu by'ukuri, waje gutwika buri kimwe cyose cyari kiri muri iyo house. Abantu barirukanse, abantu bagerageza kuzimya, ariko umuriro wari ufite imbaraga cyane, ntago babashe kugira ikintu barokora. Tari rero yaje guhagarara ahangaha imbere y'iyi house ye, atangira kurira ati ese ni gute ibi bintu byabaho? Ariko ntabwo ibyago byahagaze. Nuko muri iryo joro aha haguye imvura nyinshi cyane ndetse n'imirabyo myinshi. Butaracya ya nzu ye nini nayo yari yamaze kugwa hasi, yose yangiritse. Iyi nkwibutse ko ari ya nzu yari yaryamanye n'uyu mukobwa Keni. Umunsi wakurikiyeho uyu mugabo nta kintu na kimwe yarasigaranye. Byarangiye rero umugore we afashe ibye byose ndetse afata n'abana aramusiga arigendera. Umugabo yarahagaze n'amarira menshi cyane, atangira kurira avuga ati buri kimwe cyose nubatse kiragiye. Tari ntabwo yigeze amenya ibyabaye, ariko Kemi yari abizi. Mu by'ukuri uyu mukobwa abagabo benshi cyane baramukundaga ndetse baramushakaga, ndetse aba bagabo bamwirukankagaho bari bameze nka Tari. Ntago bari bazi ikijyambere k'uyu mukobwa. Undi mugabo yarongera amubona aramukurikira. Uyu mugabo witwaga Benji yari umugabo ukiri mutoya, ari smart, ndetse uno mugabo yari umukire. Benji yari afite amafaranga menshi cyane, yari afite n'umugore mwiza, yari afite abana beza cyane babyaranye n'uyu mugore, ndetse yari afite inzu nziza cyane. Buri kimwe cyose cyari kimeze neza mu rugo rw'uyu mugabo kugeza ubwo abonye uyu mukobwa. Nuko kuri uwo munsi Benji yari ahangaha mu isoko, Kemi yari aho ngaho hafi ari gutambuka. Uyu mukobwa yari afite urukenyerero rukurura buri umwe wese. Yari afite amaso ye, iyo yakurebaga yari amaso ategeka. Muri ako kanya Benji akibona uyu mukobwa yibagiwe buri kimwe cyose. Yibagiwe umugore we, yibagirwa n'abana be, ndetse yibagiwe na business ze. Uyu mugabo Benji ikintu yabonaga mu maso ye, yabonaga uyu mukobwa gusa. Uyu mugabo yahise amukurikira, umutima wari gutera cyane. Nuko aramubwira ati umukobwa we nagukunze. Kemi aramwitegereza araseka. Kemi yaramwitegereje, arangije amufata ibiganza bye amubwira ati nta kibazo, niba unyifuza nta kibazo. Nuko bahise bajyana uwo munsi baza kuryamana. Nuko aramubwira ati kuramo iri shanga. Kemi amukora mu gatuza, arangije aramusekera.
uyu mukobwa yari afite ijwi ryiza cyane riri sweet. Ntabwo ati hoya, ntabwo ati birandyohera. Benji ntabwo yize amuhatiriza, yari amaze guta ubwenge. Nuko igitondo cyakurikiyeho uyu musore yaje kubyuka yumva ari nk'umwami. Yatangiye kumusoma cyane, ambara vuba vuba, arangije arirukanka ajya kuri banke. Ariko ubwo yari yinjiye muri ofisi ye, buri kimwe cyose cyarahindutse. Muri ako kanya kijya muri ofisi, boss we yaramutegereje. Boss we yari yarakaye cyane, yahise amuhamagara ati Benji, arambwira ati se amafaranga ndi kubura ari hehe? Benji yahise agira ubwoba, aramaze amafaranga yahe? Arambwira ati amafaranga wibye. Benji atangira kumva igifu gitangiye kumurya. Uwo mugabo aramubwira ati ntabwo nigize niba, nta kintu na kimwe nibye. Muri ako kanya boss we yahise akubita ikiganza ku meza, arambwira ati sohoka ngaha. Aramubwira ati urirukanka guhera uyu munsi. Muri ako kanya Benji ataramusubiza, abagadi babiri bahise bafata amaboko y'uwo mugabo Benji bamusohora hanze ya banke. Abantu bararebaga ndetse batangira kuvuga, batangira kuvuga ati Benji wakoraga muri banke burya ni igisambo. Benji yatangiye kwibaza muri we, yibaza ibibaye, nawe biramuyobera. Ubwo rero Benji yarageze mu rugo, ahangaha noneho trap zatangiriye. Yaje gusanga umugore ahagaze ngo ku muryango, ndetse afite leta, afite urupapuro mu ntoki. Ibaruwa yari yamubwiraga buri kimwe cyose, imubwira igihe n'amafaranga. Nuko uwo mugore arangije amwitegereza. Uyu mugore yari ari kurira, ariko ati Benji, mbwira nimba kuko ibi ngibi ari ukuri. Benji arangije amwitegereza, ariko nta kintu yamubwiye, asubiye inyuma. Nuko umugore aramubwira ati ntabwo nzi uwo uri we, ariko aramubwira ati njye ntabwo narira abana banjye ndi kumwe n'igisambo. Umugore yahise apakira buri kimwe cyose, ahamagara abana be, arangije ava ngo arigendera gutyo gusa. Benji rero yaje guhagarara mu nzu ye, nta kintu kirimo, nta mugore, nta bana, nta mafaranga. Icyumweru cyari gishize yari afite buri kimwe cyose, ariko ubu ngubu nta kintu na kimwe yari afite, ndetse nta nubwo ari kuzigera amenya ese ni ukubera iki ibintu bye byamuvuyeho. Umutima we waje guhagarara. Uyu mukobwa yaje gukomeza ubuzima bwe, akomeza kwigendera nk'uko byari bisanzwe, nkaho nta cyabaye. Ya west ye, ya miterere ye ikomeza gukurura abagabo. Undi mugabo rero yaje kumubona, ndetse amaso y'uyu mugabo yarashonje. Kema kimubona yarasetse. Uyu mukobwa yari akiri mwiza, yasekaga neza, ndetse rwa rukenyerero rwe rwari rukiri feni, rukiri ruto cyane, afite mu nda zero. Yari agikurura abagabo, kandi abagabo bari bakimufitiye inzara. Ariko inyuma y'inseko y'umwana w'umukobwa hari ikintu cyihisheyo, hari imbaraga. Abagabo bagera kuri 17 bose bari baryamanye nawe. Abagore bahanga muri bafo batangiye kubona uburyo abagabo bakunda uno mukobwa Kemi. Bano bagore bo muri aka gace nabo batangiye kujya bambara ya mashanga. Aba nabo bagendaga bambaye izishanga kugira ngo barebe nimba abagabo babakunda nk'uko bakunda Kemi. Ariko nta kintu kigize kiba. Aba bagore bambaye amashanga, ariko nta kintu na kimwe cyahindutse, nta bagabo babakunze. Kemi ni wari ufite imbaraga zo gutwara umugabo wese ndetse no kumwangiza. Abagabo bahanga bafo bari batariga, bari bataramenya mbere, bari barabashije kubona ibyabaye ku bandi bagabo, ariko muri bo batangiye kwibwira bati ntago ngiye bizambaho. Nyuma rero Kemi yaje guhura n'undi mugabo witwa Boma yaratandukanye cyane, ntabwo yarameze nk'abandi bagabo, ndetse uyu mugabo ntabwo bayagiraga. Uno mugabo yari afite abagore bagera kuri 15, ndetse aba bagore bagera kuri 15 bose bari baramusize, baragiye. Ese nuko iki bari baragiye? Kubera yuko bagiye bamufata ari kumwe n'abandi bagore, ndetse Boma ntacyo byari bimubwiye. Yumvaga muri we nimba umugore umwe agiye, yagomba guhita yinjiza undi. Ubwo rero uyu mugabo yarakose amaso y'umukobwa Kemi, ntabwo yigeze amwirukanka inyuma nk'uko abandi babikoraga, ahubwo yaramubonye, aramwitegereza, atangira kumwigaho.
ndetse arategereza. None ubwo rero uyu mugabo aramaze kumva ari ready, umugabo aramubwira ati ndagushaka. Kim araseka atangira kwirya nk'uko yari asanzwe abikora. Nuko umukobwa aramubwira ati none rero wantwara. Ahangaha yabivuze amufata ikiganza nk'uko yari asanzwe ikora abandi bagabo. Nuko muri iryo joro mu nzu y'umugabo Boma, Kim yaje kuryama iruhande rwe. Boma yatangiye kumukorakora. Boma ni umugabo wari waryamanye n'abagore benshi, ariko nta n'umwe yari yarahuye nawe wari umeze nk'uyu mukobwa. Hari ikintu cyari gitandukanye ahangaha, ndetse hari ikintu cyari powerful. Uyu mugabo yaje kucyumva ko hari ikintu kidasanzwe. Nuko umugabo yaje gukora kuri rya shanga rye, aramubwira ati kuramo iri shanga. Kim yaramuseke nk'uko asanzwe asekera abandi bagabo, aramubwira ati oya. Atangiye kumubwira ati biraryohera cyane iyo ryambaye. Boma yanze kubyemera. Boma ntabwo irari ryashobora kumuhindura impumyi. Boma yatangiye kurakara, aramubwira ati oya kuramo iryo shanga, kuramo. Kim yatangiye kugira ubwoba, yanse ko yatangiye kwibura. Uno mukobwa n'ubwa mbere yari ahuye n'umugabo umubaza ibibazo byinshi cyane kuri iyi shanga. Umukobwa yatangiye kumubwira ati oya ndabizi neza uri bubikunde, nituramuka tubikoze ndyambaye urabikunda cyane. Atangira kumutereta, ariko Boma ntabwo yigize agira ikintu akora. Umugabo aramubwira ati ntabwo ngushaka niba udashaka gukuramo iryo shanga. Kim umutima waramusimbutse, nta mugabo n'umwe yigize ahura nawe ngo amwange amubwira ati nta kintu nakorana nawe nimutakuyemo ishanga. Ndetse n'abo yahuraga nabo bose baramwifuzaga ahubwo bakabiri bubanga, ariko uno mugabo aramubwira ati ntabwo njye naryamana nawe, sinakigukeneye nimutakuramo iryo shanga. Uyu mukobwa yarahagurutse. Boma ntabwo yigize amwinginga, nta nubwo yigize amuhatiriza, nta nubwo yigize agerageza. Nanone umutipu Boma yahise amubwira ati ndashaka kuva ngaho ugende. Muri ako kanya Kim yumvise bimutunguye. Bwa mbere mu buzima bw'uyu mukobwa Kim yiyumvisemo ikintu atigeze yiyumvamo na rimwe. Yumvise afite ubwoba. Kim umutima we watangiye gutera cyane. Nta na rimwe yari yisanga muri situation nk'iyi ngiyi. Nta mugabo n'umwe wigize umubwira ngo nave mu nzu nasohoke, ndetse nta mugabo n'umwe wari warigeze amubaza ibibazo byerekeranye n'ishanga yari yambaye. Nuko umukobwa arangije afata imyenda ye, abwira umugabo ati wenda tuzongera gutaha. Aseka ariko ari gufosinga, ariko Boma yari akimwitegereza. Nuko umugabo aramubwira ati oya ntabwo tuzongera guhura. Kim rero yarahindukiye ngo asohoke aho ngaho agende, ariko mbere yuko atera intambwe Boma yaraje yihuta cyane. Uno mugabo yari strong cyane, arangije ahita afata n'umukobwa. Nuko yamufashe ukuboko, ukundi kuboko agufatisha rya shanga. Kim ubwo buramwica. Kim aramubwira ati oya wibikora, ariko Boma yari umugabo utajya wumva. Muri ako kanya yahise afata rya shanga ararishwanyuza. Buri kimwe cyose amasaro yarakoze rya shanga yahise anyanyagira aho ngaho mu nzu. Uyu mukobwa yahise ataka cyane muri iryo joro, atangira gufata gunda. Hari ikintu cyatangiye kuba kuri uyu mukobwa, ndetse hari ikintu cyari kibaye kidasanzwe. Umukobwa yatangiye gutitira umubiri wose. Umukobwa yahise ava aho ngaho arirukanka, yirukanse yambaye ubusa. Abantu batangiye gusohoka, batangira kumubona yirukanka yambaye ubusa. Abana, abagore, buri umwe wese yaramubonye yirukanka yambaye ubusa. Abagore batangiye kuvuga ati yasaze. Nuko Boma yaje gusohoka, ari kubona buri kimwe cyose kiri kuba. Uno mugabo yari calm cyane, ariko muri we yarabizi neza ko ari ikintu yangije, kandi ikintu yangije kiri powerful. Yarabizi neza ko imbaraga uyu mukobwa yari afite yaramaze kuzangiza. Kim rero yaje gukomeza yirukanka, ndetse ari gutaka cyane. Abantu bamwirukanse inyuma, ndetse abantu bari babaye shocked nubwo bari babonye umukobwa ibintu abikora. Abagore batangiye kumubwira ati Kim bashaka kumuha ibitenge kugira ngo bamupfuke kubera ko yari yambaye ubusa.
uyu mukobwa yatangiye kujya afungura umunwa agashaka kuvuga ariko ntagire ikintu na kimwe avuga, ariko byagaragaraga nk'aho hari ikintu muri we kindi kidasanzwe cyashaka kuvuga. Ahangaha rero byaje kugeraho ukuri kuragaragara, ukuri kurasohoka. Yatangiye kuvuga ati ntacyo naricyo. Arababwira ati njye nari umukobwa w'umukene, nta papa nari mfite, nta mama nari mfite, ndetse nta naho kuba nari mfite. Abantu batangiye kumuzenguruka aho ngaho. Uyu mukobwa yari yamaze kugwa hasi ari kuvuga, ntago bari bazi ahahise uyu mukobwa mu by'ukuri. Kemi yaje gupfukama aha ngaha avuga ati naje kujya kwa nyogokuru. Nyogokuru wanjye yari umupfumu. Uyu nyogokuru wanjye buri umwe wese yaramutinyaga. Nuko abantu batangiye gusubira inyuma, abandi batangiye gusenga. Nuko uyu mukobwa yarakomeje aravuga ati rero naje kubwira nyogokuru wanjye ko nshaka ubukire. Nuko arangije amishanga aho ngaho rero yatangiye gutitira. Nuko arababwira ati rero ishanga nabaga nambaye ntago ari ishanga risanzwe, ahubwo iri shanga ryari ririmo imbaraga ndetse ryarimo uburakari. Abantu barumvise ndetse batangira kugira ubwoba. Aravuga ati nyogokuru yarambwiye, arababwira ati nyogokuru yambwiye ko buri mugabo wese uzaryamana nanjye nzajya ntwara ubutunzi bwe, nkatwara imbaraga ze ndetse nkatwara n'imigisha ye. Umukobwa yatangiye kurira aho ngaho. Nuko arababwira ati nagombaga kuzuza abagabo bagera mu 21, ubundi nkaba umugore w'umukire ku isi. Umukobwa yatangiye kurira aravuga ati ariko Boma yari umugabo wa nyuma, nagombaga kuryamana nawe nkahita mpinduka umukire. Yari umugabo wa 21. Arangije afata ku nda ye, arangije avuga ati ariko Boma yaranyangirije, Boma yaciye ishyanga ryanjye, Boma yangije buri kimwe cyose, imbaraga zanjye zaragiye. Ahangaha abaturage bari bamaze gusobanukirwa, bari bamaze kumenya impamvu abagabo bakurikiranaga uno mukobwa. Batangiye kubona impamvu aba bagabo bakurikiranwe n'umuvumo. Ahangaha rero ba baturage bakimara kumenya ibyo ngibyo, bwa bwoba bagiriraga uno mukobwa bwatangiye guhinduka noneho uburakari. Yasiko ya yose yari yacecetse. Batangiye kuzenguruka uyu mukobwa Kemi, bari barakaye cyane. Kemi yari yaramaze kwangiza abantu benshi cyane muri uyu mujyi. Ahangaha yarapfukamye afite ubwoba bwinshi cyane, arimo agerageza ngo arebe nimba ari bugirirwe impuhwe, ariko nta mpuhwe zari zihari. Abantu bari bamaze kumva uburyo yicujije ndetse bari bumvise buri jambo ryose yavuze. Ahangaha rero bari bashigaje gukora ikintu kimwe cyonyine. Nuko umugore umwe yaje gufata ibuye mu ijwi riri hejuru avuga ati wangije umugabo wanjye. Ryabuye yaje kuri mukubita. Ahangaha iri buye ryaraje rikubita ukuboko k'uyu mukobwa Kemi. Umugabo nawe afata ibuye ararimukubita, rimukubita mu mugongo. Umwe kuri umwe rero baje gufata amabuye batangira kuyatera wa mukobwa Kemi. Umwe kuri umwe batangiye gukubita amabuye menshi cyane wa mukobwa. Kemi yaratatse cyane asaba imbabazi, ariko ntago abaturage bigize bahagarika, bamukubise amabuye menshi cyane. Umukobwa rero yaje kugwa aho ngaho, ijwi rye ryenda rikendera. Uyu mukobwa yari ari kubabara cyane ndetse uburemere bw'ibyaha bye bwari buremereye cyane. Nuko umukobwa yaje gushyiramo imbaraga. Kemi yaje kugwa aha ngaha. Nuko bose rero baje kuzenguruka umurambo w'uyu mukobwa, batangira kuvuga bati izi ni imbaraga mbi twirukanye burundu. Baravuga bati ubu ngubu ubutabera burakozwe. Abaturage rero bangaha muri Buffalo batangiye kujya baterana bakaganira n'abana babo b'abakobwa, bagatangira kubabwira ibyerekeranye no gushakisha ubutunzi, ibyerekeranye no gushaka kubaho neza babicishije mu nzira za bugufi. Bagatangira kubigisha amateka y'uriya mukobwa,
bagatangira kubigisha ububi bwo gukoresha imyuka mibi ndetse no gukoresha imbaraga z'umwijima. Batangiye kujya bababwira bati ntabwo ikintu icyo ari cyo cyose kibengerana kiba ari zahabu. Nshuti bavandimwe rero, nizere yuko mwakunze inkuru nabateguriye, nizere ko hari ikintu kinini mwigiyemo, nizere ko hari icyo ihinduye mu ntekerezo zawe, ndetse nizere yuko wayikunze. Nimba wayikunze, nimba hari ikintu yakwigishije, just go in comment section none nurangiza umbwire se wigiyemo iki. Nkuko bisanzwe rero, abantu bashyashya ndabakiriye, mukande subscribe ndetse mukande no kunzogera kugira ngo mujye mubasha kubona ubutumwa bugufi igihe cyose nshyizeho iyindi nkuru. Ndabibutsa yuko igihe cyanyu ari igihe cy'ingenzi kandi ari igihe cy'ingirakamaro kuri njyewe. Ndabakunda cyane, nawe utaha. Ciao ciao.